Yanongeye kubasuhuza abakunzi bakora online nkuko mubizi kuri ino channel tugenda turebera hamwe uburyo bunyuranye bwo gukorera amafaranga kuri internet dukoresheje telefone zacu cyangwa se mudasobwa. Muri ino video ngiye kukwereka uburyo bakora verification cyangwa se KYC kuri application twa FMC Pay. Nkuko mubizi kuri FMC Pay na application iguha amafaranga ukoresheje telefone. Yanakoze video yerekana uburyo uyikoresha ndetse naje kubona ko hari abantu benshi banyandikiye muri comment bambwira uti ese ni gute utadukorera video yerekana uburyo bakora verification, kubera ko account nyinshi z'abantu iyo bakoze verification usanga account yabo n'ubundi bagaruka ugasanga ntago yabaye verified. Muri ino video rero y'iminota mike cyane, iminota 4, ngiye kukwereka uburyo ubikora ndetse ngende nkubwira n'ibindi bintu bitandukanye kugira ngo account yawe ibe yaba verified vuba ndetse utangire ukorere amafaranga. Tudatinze rero, ikintu cya mbere ukora no gufata phone yawe aho wakoze verification bikanga cyangwa se niba utaranayikora account yawe ikiri unverified, ujye hano hejuru ujye kuri profile. Nkuko mubibona account yanjye nayo nago iraba verified. Murabona ko icyabaye verified ni email yonyine gusa, ibindi byose biri unverified. Ngiye kukwereka uburyo ubikora ndetse nkwereka uburyo uverifying account yawe. Uraza ukore ahangaha hari unverified, n'ubundi niho ugiye kuza ugakora ahangaha handitse ngo unverified. Reka dukore ahangaha handitse ngo unverified. Murabona ko tuhakoze. Ikindi kintu ugiye gukurikizaho uraza ukore ahangaha handitse ngo start now. Rino jambo start now niryo ukoraho. Urabona ko hejuru hariho ID, hejuru n'ubundi nukora uhita ukora continue. Urabona ko tugeze ahantu batubwira tudushyiremo imyirondoro. Mwibutse neza ko imyirondoro ushyira ahangaha niyo iba iri ku ndangamuntu yawe, kuko n'ubundi murabizi ko tugiye gukora verification bakadusa no gufotora indangamuntu, bivuze ko amazina ukoresha ahangaha aba ahuye n'ibiri ku ndangamuntu neza. Turahitamo igihugu hano hambere, batubwiye tushyiramo first name ushyiraho izina ryawe n'ubundi riri ku ndangamuntu, niryo uza ukandikaho ahangaha hari first name, ushyiramo na second name cyangwa se last name. Reka tubanze dushyiremo first name. Ahangaha rero ino myirondoro ugomba kuyitondera kubera ko bigomba kuba bihuye. Ushyiramo n'irya kabiri ndetse ushyiramo n'itariki y'amavuko nk'uko ibaruye ku ndangamuntu. Ni ukuzamura ugashyira itariki y'amavuko, uhita ukora ahangaha handitse ngo confirm. Kugeza ubu tumaze gushyiramo igihugu, tumaze gushyiramo izina rya mbere n'irya kabiri ndetse n'itariki y'amavuko. Ikindi tugiye gukurikizaho ni ugushyiramo umujyi. Reka twese dushyiremo Kigali. Ahangaha handitse district, turashyiramo akarere gusa nyine kabaruye ku ndangamuntu ko ariko wafatiyemo indangamuntu, ndetse ushyiramo n'umurenge wafatiyemo indangamuntu. Ikindi noneho urahita ushyiramo expire date. Reka dushyiremo mu 2040, uhita ukora confirm. Ahangaha hasi noneho ugiye gushyiramo nimero z'irangamuntu. Ahangaha urazandika neza witonze kuko nimero z'irangamuntu urumva zidahuye batabona ko imyirondoro itariyo. Reka twandikamo nimero y'irangamuntu, duhite dukora ahangaha ngo continue. Ikindi gice tugiyeho noneho no gufotora indangamuntu. Uraza ukore ahangaha ku gakamera ahangaha hambere kugira ngo dufotore igice cy'imbere cy'indangamuntu. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ahangaha mu gufotora ni uko ukoresha telefone igaragara neza. Ni ukuvuga ngo kamera iba igomba kuba igaragara neza kandi inguni zose z'indangamuntu zikaba zigaragara muri kamera neza. Ibi ngibi nutabikora account yawe ntabwo izaba verified. Uze n'ahangaha kabiri naho ufotore ikindi gice cy'inyuma, nabwo ugifotore ku buryo inguni zose zigaragara kandi nk'uko nabivuze ukoreshe kamera igaragara neza. Iri ngiri ni ryo banga ndetse niyo mpamvu account z'abantu nyinshi zikunda kuba unverified nyuma y'uko bakoze n'ubundi verification. Nyuma y'uko ukoze continue ugategereza, ikindi gice tugiyeho no gufotora selfie. Ugiye kwifata selfie noneho wifotore ifoto kugira ngo barebe koko niba ibiri ku ndangamuntu yawe ari wowe, ifoto iri ku ndangamuntu yawe ari wowe. Nyuma y'uko mfashe selfie murabona ko account yanjye igiye muri review. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu ntabwo ibaye verified, gusa barimo kubicekinga kugira ngo barebe kuko imyirondoro niba ihuye. Nk'uko nabivuze abantu benshi bakunda kuba unverified, gusa ibanga ririmo ni uko ugerageza byibuze inshuro 2, hari n'igihe zirenga zikaba 3, gusa no gukomeza kugerageza.